Bwana Edouard Bamporiki, Bwana Ibrahim Ndagijimana, Musenyeri Kayinamura Samuel, Clarisse Nzabonimana, Bwana Dominique Nduhura na Bwana Willy Rukundo baraganira ku makimbirane yo mu gihugu cya Kenya. Iyi ni Ingiro Ikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turarusanga no mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumire bacu namwe mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage ba Kenya kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Abatumire baje kudufasha gusubiza iki kibazo ni Edouard Bamporiki, umwanditsi n'umukinnyi wa filime, Ibrahim Ndagijimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, Musenyeri Kayinamura Samuel, uhagarariye itorero ry'abametodiste mu Rwanda, Clarisse Nzabonimana, umunyeshuri muri Université Adventiste d'Afrique Centrale, Bwana Dominique Nduhura, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'itangazamakuru, na Willy Rukundo, umuyobozi mukuru wa ORINFOR. Tubahaye ikaze. Nyuma y'ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwakurikiye amatora ya perezida mu mwaka w'2007 muri Kenya, hashyizweho guverinoma ihuriweho na Party of National Unity, ishyaka rya perezida Mwai Kibaki, na Orange Democratic Movement ya Raila Odinga. Ayo mashyaka yari ahanganye akurikije amoko, kuri ubu asangiye ubutegetsi. Nyamara ariko mu gihe muri icyo gihugu bitegura andi matora ateganyijwe mu mwaka w'2012, haracyari impungenge ko ingengabitekerezo zaganishije mu bugizi bwa nabi bwo mu 2007 zikiri zose. Ese ubundi Kenya yaguye ite muri ibyo bibazo? Igihugu cya Kenya cyakunzwe gufatwa nk'igihugu gituje mu gihe cy'imyaka myinshi yakurikiye ubwigenge bwacyo, kabone n'ubwo kiri mu karere gakunze kurangwamo n'umutekano muke. Ibi ariko byaje guhinduka bitewe n'itangira ry'ubutegetsi bwa demokarasi bushingiye ku mashyaka menshi ya politiki ahagana muri za 90. Kuva icyo gihe amatora yasimburaga guhangana hagati y'amoko. Mu mwaka w'2007 amatora ya perezida yabayemo guhangana gukomeye hagati ya perezida Mwai Kibaki ukomoka mu bwoko bw'Abakikuyu na Raila Odinga wo mu bwoko bw'Abaluo. Nyuma y'impaka ku mibare yashyizwe ahagaragara yemeza intsinzi ya Kibaki, abayoboke ba Odinga benshi batangiye kwigaragambya mu mahoro bamagana icyo cyemezo. Igipolisi cya Kenya cyakoresheje ingufu nyinshi mu kuburizamo amahuriro rusange y'abantu, byaje kuviramo ko amajana y'abasivili ahagwa maze byari imyigaragambyo bihinduka ubugizi bwa nabi hagati y'amoko. Imirwano yakurikiye ikaba yarashyigikirwaga n'abanyapolitike bakomeye bo mu mashyaka ya politike cyangwa bo mu bwoko n'ubu cyangwa abantu bazwi cyane mu itangazamakuru. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byamaze amezi 2 bihitana abantu basaga 1000 naho abandi bagera ku 600 bati byabo, ndetse benshi muri bo na n'ubu ntibarabasha kwisubiramo. Ubugizi bwa nabi bwarangiye ari uko abantu bo hanze baje guhuza bari bahanganye. Hashyizweho leta igamije gusaranganya ubutegetsi hagati y'amashyaka ya politiki yari yaragiranye ibibazo bishingiye ku moko. Kuva icyo gihe hatangiye amavugurura anyuranye, ariko haracyari impungenge kuko ingengabitekerezo yaganishije kuri ubwo bugizi bwa nabi itarahinduka. Ese aho wenda mu yandi matora atahiye ingengabitekerezo ntiyazabyutsa ubugizi bwa nabi hagati y'abagize amoko anyuranye? Tumaze rero kurebera hamwe amashusho agaragaza amateka ya Kenya n'uburyo icyo gihugu cyagiye mu makimbirane. Nagira ngo buri wese yongera atekereza mbwire icyamukoze ku mutima mu nteruro imwe. Edouard Bamporiki. Ntabwo numva uburyo abaturage bakubitwa bazira bishakira ubuyobozi, nicyo cyankoze ku mutima. Nababajwe no kubona ubusanzwe inzego z'umutekano zishinzwe kurinda abaturage uyu munsi arizo zirimo kubica. Cyankoze ku mutima kandi kinantangaza nuko abantu batagomba gutegereza abantu bahanze kugira ngo bakemurire ibibazo. Ubuyobozi kuri nge numva bwagombye kurengera abaturage, ariko nkuko byagaragaye nibwo ahubwo bubagirira nabi. Yewe ntangazwa no kubona ibyabereye mu Rwanda bitajya biha isomo abantu nk'abari aba muri Kenya. Icyantangaje ni ukubona bari abantu bitwa yuko bashyigikira amashyaka yombi bari ku mihanda bigaragambya ubundi barwana, ariko abayobozi b'aya mashyaka bo bahura bagakorana mu ntoki bagasubizanya. Mu by'ukuri mu magambo avunaguye ikibazo cya Kenya turi bukomeze tukiganiraho, nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo,
ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turasuzuma bimwe mu bigize urwo ruhererekane byagaragaye mu makimbirane yo muri Kenya. Ariko mbere yaho tubanze turebe iyi film ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabayazana ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabayazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima. Kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kuba ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Kenya ku cyo bakora kugira ngo bagere ku mahoro arambye, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Kenya yaje kugwa mu kaga kayugarije muri iki gihe. Ese iyo murebye amateka ya Kenya nk'uko mumaze kubibona muri kariya gafilimi, hari isano musanga riri hagati y'ibyabaye muri Kenya no mu Rwanda? Nko muri Kenya mwabonye ko bavuga ko hari abantu bavuga bati badutwaye ubutaka bwacu. Wabigeranye ukurikije amateka y'u Rwanda, abantu bari bafite, ariko ntekereza ko babyishwaga gusa ko barenganijwe. Bate abahutu barenganyijwe kuva kera, yego, ntibagira ubutaka, ntibagira amatungo, ntibagira inka, abahututse barabahaka. Ariko mu by'ukuri ari abantu bagenda babyigisha, kuko ibirebye usanga hari abahutu bari bafite ubutaka kurusha n'abatutsi. Bwana Ndagijimana, ni bande mu Rwanda bigishaga iyo nyigisho? Ingoma yabaye yaba iya Habyarimana yaba n'iya Kayibanda bakanguriye abanyarwanda kugaragaza ko uyu ari mwiza, uyu ari mubi, uyu afite uburenganzira kurusha undi, kandi mwese muhuje igihugu. Wenda ndabona ukiri mutoya, icyo uzi ku mateka y'u Rwanda kiganisha aho ngaho ni iki? Nuko tumaze kubibona muri iriya video, hari benshi bagerageje guha ibisobanuro ibikorwa byabo, baragendeye gusa bashaka kugirira abandi nabi, bakashaka gusobanura ibikorwa byabo, ahubwo bakumva ko ari byo bifite agaciro. Ukambura mugenzi wawe uburenganzira, isura ya kimuntu. Nk'urugero rufatika waduha n'uruhe? Navuga nk'urugero urubyiruko rwinshi tuzi ko mu Rwanda rwishoye mu bikorwa by'ubwicanyi mu gihe cya jenoside, bavuga ko bafite abayobozi bakavuga nyuma bakavuga ko ari bo bababwiye ko babikora, ariko ari uburyo bwo gushaka gusobanura nk'amakosa yabo cyangwa se ibyaha byabo, kwikuraho icyaha cyawe cyangwa se kwikuraho inshingano zawe. Ibyo bintu se Bwana Rukundo bikorwa n'abayobozi gusa cyangwa se hari n'abandi bantu batari abayobozi bashobora kuba babikora? Abayobozi yego nabo baragaragara mu ruhare rwo gukangurira abantu ibintu by'inzangano, gukoresha amagambo atari meza, ariko kugira ngo bishobore kugera ku bantu benshi ugasanga hanini bifashisha itangazamakuru. Ngira ngo no muri Kenya turabizi, n'ubu hari umunyamakuru ujya kwitaba ruriya rukiko rw'Irahe kubera uburyo yakoresheje radio yo muri kiriya gihe. Ibyo rero ukongera ugasanga bifitanye isano na SE01 hano mu Rwanda, y'abayobozi bakoreshaga cyane, ariko abanyamakuru bakaba involved, bakavuga ibyo bintu nabo bakabyamamaza, bityo noneho bigashobora gukwirakwira mu baturage vuba cyane.
kuki abantu Dominique Nduhura bitabira itangazamakuru cyane iyo rihamagaye nabi uri n'umunyamakuru uranaryigisha? Iyo witegereje ugendeye ku bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino usanga mu by'ukuri itangazamakuru ahanini rigira uruhare kubera ko abaturage badahugutse bihagije. Nicyo kintu kinini gishoboka. Rifite ingufu ko wabyita kose ariko ahanini ni uko abaturage baba badahugutse ngo babe bavuga bati ubwo radiyo yavuze gutya birumvikana ariko dufite ukundi dutekereza. Ntabwo ari uko batekereza, bafata ibintu byose nk'ivanjiri bagahita babikurikiza nkaho ari ukuri rwose. Itangazamakuru urumva ikintu kivugiye kuri radiyo cyane cyane mu gisanga abantu badafite ubumenyi, batize, badasobanukiwe, badabasha no kugenzura ibyo bivuzwe, baba bumva ko hari ahantu biturutse, hari ahantu abanyarwanda bakunda kwita ibukuru biturutse. Batubwo bivugiye kuri radiyo nabo hejuru batuyobora badutwara barabishyigikiye bagashyira mu bikorwa ariko bishingiye kuri bwa bujiji. Kuko urebye bari abaturage nababonaga basa nabo nabonaga mu giturage cy'iwacu batigeze babona bigishwa. Igihugu rero kitatuma abantu bava mu bujiji ngo bige ubumeze nk'ikibabikiye kuzabakoresha icyo kishakiye, kuko umuntu wize hari ibyo udashobora kumukoresha kare uri kubitegura. Wiri Rukundo, nagira ngo tube tugarutse gatoya ku ruhare rw'itangazamakuru muri biriya bikorwa bibi. Nko muri Kenya mwumvise ko habayeho nk'iradiyo yitwa KSFM yagiye ivuga ibintu ituma abantu gusa nayo bahamagarira kugirira n'aba bandi. Nagira ngo ugire icyo bivugaho. Umwihariko wo muri Kenya hariya cyane cyane muri kariya gace ka Rift Valley nuko usanga nariya amaradiyo batangaho ingero ni amaradiyo yakoreshaga indimi zo muri ubwo bwoko. Noneho bakumva radiyo ivuga ururimi rwabo, itavuga urugikuye, itavuga ibindi, ahubwo ari bibwira ndetse ku buryo andi moko atumva, bakumva ni radiyo yacu, ibyo batubwira nibyo tugomba koko gushyigikira iyi gahunda turimo kugira ngo twiyambure ibyo bitaga inyamaswa, ibyo bitaga ikirare se cyangwa urwiri, ibintu nk'ibyo. Itangazamakuru rero aho ngaho ngira ngo nicyo cyangombwa yuko abaturage bakwiye kwigishwa gusesengura ibivugirwa ku maradiyo n'amateleviziyo n'ibinyamakuru byandika kugira ngo bajye babanza babitekerezeho. Mu Rwanda bwanandagije Imana byagenze hari RTRM yakoraga ite? Nibuka nk'abanyamakuru babiri, hari umunyamakuru w'umudamu sinibuka izina rye, Bamporiki Valerie. Umudamu wakanguriye abanyarwanda cyane kwica abandi cyane rwose ku buryo ushobora kuba afite uruhare runini mu gukangurira abanyarwanda gukora jenoside. Nibuka undi munyamakuru Noheli witwa Noheli, nawe ndamwibuka ko nagize n'amahirwe yo kumwumva aho wumva akangurira ndetse akajya avuga namwe mu mazina y'abantu bihishe mu mazu y'abantu bari abatutsi wenda bahishwe n'abahutu badafite ideoloji nk'iyabo bantu, kumva arabavuze bikaba bivuze ngo ba bantu bari bihishe ubwo ntabwo bikiri ibanga, yatanze aho bari bakicwa bakaza kwicwa n'interahamwe. Radiyo nk'iyo ngiyo Musenyeri ihamagarira abantu kwica abandi, wumvaga umeze ute? Sinzi ko nasobanura uburyo nari imeze, ko narabyumvaga cyane nkurikije nk'indirimbo zanyuraga kuri radiyo RTRM za Bikindi, Simoni, za animasiyo z'uwitwa Kantano, abantu bapfuye ati nimuze twishime inshuti, abantu bashize bapfuye ukumva. Noneho iyo rero umuntu ushaka kuyobya abaturage cyane cyane batafite imyumvire, kandi abafite imyumvire aribo bayobya, babagira vuba bakabashyushya. Izo ndirimbo zikashyushyaga abantu ku buryo nabo bumvaga bafitemo umuriro wo gukurikira no kuzihimbaza, ariko kuwazumvaga ashishoza yabonaga ko ari akaga ku Rwanda rworamye. Tuse nk'abanzura kuri iki gice cya mbere tugereranya ukuntu muri Kenya abantu baje basa naho baza gutabara, turebe nuko byagenze mu Rwanda. Muri Kenya bisa naho byarangiye vuba. Navuga ko muri Kenya wenda ho ntago byafashe umwanya munini, akaba ari n'amahirwe ku baturage ba Kenya. Mu Rwanda si u Rwanda gusa habaye kureberera cyane ku mahanga no ku bari bakwiriye gufasha. Byibuze twakwishimira ko muri Kenya ho hatabawe vuba, mu gihe mu Rwanda ho byamaze igihe kinini kandi hagapfa n'abaturage benshi cyane.
Kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije Kenya ni uko hari igitekerezo rusange umuntu yakwita twebwe na bariya hagati y'amatsinda y'ingenzi y'abanyakenya. Turabigarukaho mu kanya mu buryo burambuye, ariko mureke tubanze turebere hamwe ukuntu kwiremamo amatsinda byagiye byigaragaza mu mateka y'isi. Iyo bafitiye ubwoba ubuzima bwabo cyangwa se iyo babuze ibyangombwa by'ibanze by'ubuzima mu buryo butunguranye, abantu biremamo amatsinda cyangwa se udutsiko. Icyo gihe baba bashakisha umutekano bakurikiye ikibaranga n'ikibahuza. Akenshi banagendera ku ngengabitekerezo ibaha icyizere ko bagifite ijambo mu migendekere y'isi. Nibyo byabaye mu Budage igihe Repubulika ya Weimar yahirimaga, Abanyamerika nabo basuka ibisasu mu gihugu. Ni nako byagenze mu cyahoze ari Yugoslavia igihe Repubulika ya Tito isenyuka.